Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Urumwami, 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 Yesu Kristo, urumwami, Yesu Kristo, urumwami, 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 Yesu Kristo, urumwami, 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 Yesu Kristo, haleluya. Urumwami nyir'ibihe, urumwami, urumwami, Yesu Kristo, urumwami, 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 Yesu Kristo, urumwami, Mana nzima, urumwami nyir'ibihe, urumwami, 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 Yesu Kristo, urumwami nyir'ibihe, haleluya, urumwami nyir'ibihe, urumwami, 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 Yesu Kristo, urumwami w'umunyembaraga, urumwami wacu Yesu, urumwami, 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 Yesu Kristo, Yesu urumwami, turabihamije ni wowe mwami, urumwami mwiza, urumwami ubabarira, urumwami udakoze isoni, urumwami ukunda buyoboye, urumwami uhoza abarira, urumwami ugaba, urumwami ugaba, daturaga abandi umugabo wo kubihamya, urumwami ukomeye, urumwami wihagije, urumwami w'umunyembaraga, udatsindwa, ni wowe mwami. Haleluya, 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 shimwa mwami, shimwa mwami w'abami, 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 shimwa, haleluya. Reka dusome Zaburi ya 85 umurongo wa 10. Zaburi ya 85 umurongo wa 10 haravuga ngo ukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Amen. Ukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Amen. Reka nsenge, tuvuye nawe urasenga ubwire Imana ngo Mana agakiza kawe agakize, Imana ni umukiza wacu, Imana ni umukiza wacu, ubwire Imana ahantu hose ushaka kigukiza igukize. Wamenye Yesu, Imana igukize, nicyo kirahagije kuba dufite Yesu. Niba Imana yaradukijije icyaha n'ibindi bisigaye yabidukiza byose nta nkomyi. Amen. Ko Imana ishoboye ibintu byose kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu, kandi tugende gusengera ibihugu turimo. Buri wese iki gitondo urasengera igihugu aho nyine waraye, icyo gihugu warayemo aba ari cyo usengera, ugishinganishe, ukihanire, mara kukihanira ukijyana imbere y'Imana, ubwire Imana ngo Mana ubwiza bwawe bube mu gihugu wandajemo cyangwa se wanshyizemo. Niba wanasuye usengera icyo ngicyo aho ngaho uri, mu izina rya Yesu Kristo bagirirwe ubuntu kuko wahageze. Amen. Mana ndagushimiye, ndagushyira hejuru, ni wowe Mana. Turacyataka Papa, igitondo turatatse, dukize, 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 niwe mukiza, uri umwami ukiza, ukiza akaga, ukiza amakuba. Turatatse mwami,
dukize mu gihe nk'iki, dukize muri iyi sezo, dukize muri iki kinyejana, dukize Kristo, dukize muri uyu mwaka, dukize muri uku kwezi, dukize kuri iyi tariki, dukize kuri buri saha ya buri munsi, dukize. Turasenze ngo udukize buri wese ashaka kumukiza, udukize, dukize amaboko y'ababi, udukize abazima babi, udukize utugirire neza, udukize indwara, udukize ibyaha, udukize kutagira gahunda, udukize ubunebwe, udukize kudasenga, udukize mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu. Turasenze Kristo mwiza, dukize, kiza imitima, kiza ibikomere, kiza amarira, kiza agahinda, kiza kwiheba, kiza inzangano, kiza Yesu, kiza mu mitima y'abantu, vura, kiza amateka mabi, vura ibihe bibi, kiza Kristo, kiza mwami. Haleluya. Dukize Yesu, dukize abana, dukirize imiryango, dukirize inshuti, dukize papa, kiza abari muri gereza, kiza Yesu, kiza abari kwa muganga, kiza Yesu abari ku mariri yabo bagwariye mu rugo, kiza Yesu, kiza abagore batwite. Ndasenze mwami buri wese, mwami Yesu, kiza abanyamasezerano, kiza Kristo, kiza muri iki gihugu, kiza mwami Yesu. Ndasengera iki gihugu mwami, kigirira imbabazi, amaraso yawe nagikize, ndaminjagira muri iki gihugu, amaraso yawe nakize iki gihugu mu izina rya Yesu. Nanjye ndasenze mwami, amaraso yawe nagikize, amaraso yawe nakize ibyaha, yewe Yesu nubakize. Kiza Yesu kugira ngo ubwiza bwawe bube muri iki gihugu, amaraso yawe nakureho imanza zari ziri kuri iki gihugu mwami Yesu. Ibyo Satani yahoraga aregesha iki gihugu imbere yawe, ibyaha Satani yahoraga atondeka agashyira iki gihugu mu rubanza, nawe ibyo byose nibikurweho. Ubakize Yesu, kiza akaga muri iki gihugu mwami mu izina rya Yesu. Kiza Kristo, kiza abasaza n'abakecuru, kiza abanyabizaha mu bagore n'abagabo, kiza abantu kutamenya Imana, bakiza ubujiji, bakize kujijwa, bakiza akarindagiza k'isi, kiza Kristo, kiza. Urakoze mwami, ndagushimira mwami. Kari ukijije igihugu, kari udukijije, kandi ugakiza igihugu ukagishyiramo ubwiza bwawe, ngo kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Ndasenze mwami kugira ngo ubwiza bwawe bube muri iki gihugu, ubwiza bwawe uko ngiye nkirimo ndi umwana wawe, ubwiza bwawe bukibemo, ubwiza bwawe bukoreremo, ubwiza bwawe burabajyaniremo ku buzima bwanjye mwami, ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, turagushimiye. Ibitava ku Mana byose bifungwe, ahubwo hakora umugambi wawe gusa, hakore gukiza kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi mwiza. Wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere, kandi unakoreshe usangize n'abandi. Urabumfashije ivugabutumwa iyo abantu byukije nabo bisengere, data bakize. Ni igihe cyo gutakira Imana, ni igihe cyo kubwira Umwuka Wera ngo nkiza. Shalom, umunsi mwiza.